Hello my people, mbayikaze kuri Raila Wizisho mbifurije ishya n'ihirwe, Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, mwe mwakoze subscribe, ndabakunda cyane, mwe mukora like, share ndetse na comment, namwe mushyigikira, Imana niba umugisha mu byo mukora byose. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'ibintu wakwifashisha wivura zimwe mu ndwara zigiye zitandukanye. Ni icyifuzo twahawe n'umwe mu bakunzi bacu, yanyandikiye aragira ati wadufasha ukatubwira muri bimwe umuntu yakwifashisha yivura cyangwa se yifasha ku bantu bagira ikibazo cyo kubyimba amaguru. Ntabwo rero ndi bubabwire kuri ibi gusa, ndaboneraho n'umwanya wo guhita mbabwira no ku bindi wakwifashisha bigiye bitandukanye. Gake gake tuzajya ngenda mbaha inama ndetse na video zivuga kuri ibi bintu. Hanyuma rero yavuze ati ku bantu babyimba amaguru cyangwa se bagira ikibazo cyo kubyimba mu ngingo z'amaguru cyangwa se hano mu bujana bw'amaguru n'ibirenge bikabyimba, ati n'amaguru bikabyimbira rimwe, ati niki yakwifashisha, ati ko abantu benshi bakunda kubigira cyane cyane by'umwihariko abagore batwite cyangwa se abantu bageze mu zabukuru. Ibi rero ntabwo navuga yuko impamvu zibitera ari izimvuze haruguru, kuba ngo utwite gusa cyangwa se ugeze mu zabukuru, ahubwo ibi bintu byo kubyimba amaguru impamvu ibitera, hari igihe uba ufite ikibazo cy'umwijima, yego ufite ikibazo cy'umwijima cyangwa se ufite ikibazo cy'umutima cyangwa se impyiko zawe zidakora neza. Ni ukuvuga ngo ibi bintu mvuze haruguru cyangwa se ufite hemoglobine nkeya mu mubiri wawe, ibi bintu mvuze haruguru bishobora gutera kubyimba kw'amaguru, bishobora gutera kuba wabyimbagatana mu bujana. Abagore bakunda kubyimba batwite hano mu bujana bw'amaguru cyangwa se bw'ibirenge, n'ibirenge bikabyimba n'amaguru akabyimba. Ikintu kiba cyabiteye nyirizina nk'uko mbivuze ko impyiko ziba zidakora neza, hari igihe umwana umwe aba yaremereye impyiko cyangwa se amajije kuba mukuru impyiko zikaremera, noneho bikaba ngombwa yuko azicarira cyangwa se amera nk'aho azibyiga, impyiko zikabura ubwisanzure, bigatera kuba amaguru yabyimba kuko ntabwo sisiteme y'umubiri biri gukora neza. Ibi rero ushobora kuba ufite n'ikibazo cy'impyiko nazo zidakora neza, nanone atari ukubera yuko utwite, ahubwo ari ukubera yuko impyiko zawe zitameze neza, zidakora neza. Ku bantu bakuze namwe mukunda kugira bene iki kibazo kubera yuko iyo umubiri utari gukora neza cyangwa se umubiri watangiye iyo umuntu yatangiye gukura, reka mbivuge muri ubu buryo, iyo umuntu yatangiye gukura akagira ikibazo umubiri utari gukora neza, sisiteme y'umubiri utakora neza, amaraso atagenda neza mu mubiri, uvuga ngo yatangiye kugira bya bibazo by'umutima, ibi nabyo bishobora gutera amaguru ye kubyimba. Ibi bitandukanye rero no kuba watangira kumva uribwa mu ngingo, bino bintu biratandukanye cyane, cyangwa se no kuba wavuga ngo uri kumva uburyaryate cyangwa se wumva mu magufa kurya. Abantu hano ntimubyitiranye kubyimba kw'amaguru no kuribwa mu ngingo, ibi bintu abantu ntimubyitiranye. Ariko rero ku bantu mufite iki kibazo cyo kubyimba amaguru cyangwa se ibirenge, ni izi mpamvu ziba zaturutseho rero. Ati se wabivura ute, ese byagenda gute? Ikintu cya mbere ugomba menya yuko duhereye ku impyiko buriya iyo zitari gukora neza ukanywa amazi menshi, impyiko zirongera kuko impyiko murabizi yuko ni iziyungurura, zikora akamaro kazo ni ukuyungurura. Rero iyo impyiko zitari gukora neza, umwanda cyangwa se imyanda yo mu mubiri iri kwivanga na zo mu mubiri, ntabwo ibintu byagenda neza. Ni hahandi utangira no kumva hano hejuru y'intuza hakurya, si ukubyimba ukumva uranababara ukanaremba rwose. Rero icyiza mu amazi menshi, amazi yagufasha kugira ngo, hari igihe umubiri wawe nta mazi arimo cyangwa se nta mazi ahagije umubiri ufite, bikaba ngombwa yuko ugira ikibazo. Rero ikindi kintu ushobora gukora, hekenya kokombure cyangwa se kokomba, uhekenye karoti, uhekenye
ibintu bibisi buriya biri mu bintu bituma umwijima nawe ukora neza, cyangwa se iki gice cy'umwijima ukabasha kugira imikorere myiza. Ariko kandi ntibivuze ko utajya kureba muganga igihe wumva yuko ibintu byarenze urugero, kuko hari igihe indwara iba yaramaze gufata yararenze urugero, ugasanga ntabwo ibintu bigenze neza. Ikindi, iyo watangiye kugira ikibazo cy'umutima, icyo nakubwira cyo banza ugere kwa muganga barebe urugero iki kibazo kigezeho. Wiherera muri ibi bintu gusa, irinde gukoresha umunyu mwinshi, wirinde gukoresha amavuta menshi, hanyuma unywa amazi, ariko kandi ugane na muganga. Hari abantu rero nabo bafite ikibazo, reka tugere kuri ntuza ya kabiri, ku bantu bafite ikibazo cy'amagufa yoroshye cyangwa se amagufa adakomeye, ya magufa usanga avunagurika. Hari abantu bagira amagufa ari fragile cyane ku buryo amagufa ugira gutya ukumva wagenda ukumva ngo tayari ukaba uravunitse, mbese usanga bavunagurika buri munsi. Aya amagufa rero, iyo ufite amagufa yoroshye cyangwa se adakomeye, ikintu cya mbere wakoresha, hekenya sezame. Imbuto za sezame ni nziza, zirye kenshi gashoboka. Hari abantu bari bazi yuko ngo sezame, cyane abanyeshuri bakundaga kuvuga ngo sezame zitera ubwenge. Ntabwo mu kuri sezame zitera ubwenge nk'uko babivuga, ahubwo zituma sisiteme y'ubwonko ikora neza, zikamara stress mu mubiri, zikamara akajagari n'akavuyo mu mitekerereze ndetse no mu bwonko. Niyo mpamvu umunyeshuri uhekenya udusezame nubwo yaba ananiwe abasha kwiga neza. Niho rero babikurira bavuga yuko ngo zitera ubwenge. Ni muri urwo rwego ziguha umwanya cyangwa se espace mu bwonko, ukaba watekereza neza. Ntabwo ari uko arizo ziza ngo zigushyiremo ubwenge bw'ibyo wiga cyangwa se ibyo ugomba kumenya. Ni muri urwo rwego zo ziguha ahantu ushyira ahubwo ibyo ugomba kwiga n'ibyo ugomba kumenya. Hanyuma rero iyo uzihekenye kenshi ndetse cyane, zinagufasha kugira gute, gukemura ikibazo cy'amagufa yoroshye. Yego. Hanyuma rero reka twigerere ku bantu bafite batakunda kureba neza. Abantu bakunda kugira batareba neza, kwa kundi ubona utangiye kubura vision yawe, cyangwa se amaso atakireba neza, atakibona. Abantu batakibona bishobora guturuka ku busaza se, cyangwa se bigaturuka ku burwayi bw'amaso cyangwa se bw'imitekerereze, bw'uburwayi bw'imitsi yo mu mutwe, kuko imitsi yo mu mutwe iri connecte n'amaso. Akenshi abantu hari igihe bagira kino kibazo. Iyo rero ibi bitandukanye n'amaso asanzwe, mutabyitiranya. Ibi bitandukanye n'amaso asanzwe. Amaso asanzwe ni uburwayi butandukanye, kuko indwara y'amaso irimo ubwoko bwinshi. Hari iziturutse ku tumikrobe, hari iziturutse kuri allergie y'ikirere, hari amaso azaturutse, ni byinshi. Hari n'amaso yandura, ni byinshi. Ariko ibyo ngiye kuvuga hano bitandukanye n'ibyo, ahubwo ni kwa kundi umuntu aba atakiri gukanura, ukabona nturi gukanura neza, uri kureba ibikezikezi. Hano naho ibikezikezi ushobora kubireba ari uko yenda ufite isereri y'ikindi kintu cy'impinduka runaka yabaye mu mubiri, kuko isereri nayo ishobora gutuma utareba neza. Yenda ufite amaraso makeya mu mubiri, cyangwa se ufite umunaniro mwinshi, wagize stress ukagira agasereri n'ukabona nturi gukanura neza. Ibi biratandukanye. Ndi kuvuga ba bantu ababona yatangiye gutakaza sight cyangwa se kureba kwe mu buryo busanzwe, atari kuvuga ngo ni isereri cyangwa kureba ibikezikezi mu buryo bundi bwaturutse ku yindi mpamvu. Ibi rero abantu mufite iki kibazo, biba byiza uramutse uhekenye karoti mbisi. Karoti mbisi zirafasha cyane gukemura kino kibazo. Hanyuma rero abantu bafite ubutare cyangwa se bafite iron nkeya mu mubiri, ushobora gufata moringa. Moringa sinzi nimba muyizi. Moringa, hari igiti cya moringa, abantu ngira ngo murayizi cyane. Hano ntabwo ukoresha imbuto, ukoresha turiya tuntu tumeze nk'imiteja twayo. Turiya tuntu tumeze nk'imiteja twayo, tumeze nk'uduti. Turiya duti rero nitwo ufata ukaduhekenya iyo ufite iron nkeya mu mubiri. Ntabwo uhekenya imbuto, ziriya mbuto hoya, ntabwo uhekenya turiya tuntu tumeze nk'uduti twayo. Turiya duti twayo rero nitwo tugufasha kongera
ubutare cyangwa se iron mu mubiri, bitakuyeho yuko wagana na muganga akakwandikira ibinini byongera ubutare mu mubiri. Cyane cyane abagore batwite bakunda kugira iron nkeya mu mubiri, ariho handi wumva utangiye gucika intege, utangiye kugira isereri, utangiye kugira kandi iron iri mu bintu bituma na pregnancy cyangwa se umwana utwite mu nda azavuka afite ubuzima bwiza, afite ubuzima buzira umuze. Rero hekenya utu tuntu, ariko kandi ntibikubuze no kugera kwa muganga kugira ngo umuganga abashe kuba yaguha n'ibindi bishobora gusapotinga cyangwa se bishobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu rero bakunda kurya, ukarya ibyo kurya ariko nyamara ntibize kugenda neza, ukumva utangiye kugira ibintu by'ibirungurira, utangiye kuzamura ibintu by'amagastrike, utangiye kuzamura ibintu bimeze nka acide, utangiye kumva ugugaraye ntibiri kuba digested cyangwa se ntibiri kwisya, nimba ariko ndi bubivuge, ntabwo biri gushira mu gifu, uri kumva gusa byakubangamiye. Icyo gihe rero nimba ubifitiye ubushobozi, shaka ka yogurt cyangwa se ka yawurute ukamire cyangwa se ukarye, ibintu biraza kugenda neza cyane. Tugeze rero ku bantu bakunda gutakaza umusatsi. Hari abantu aba adafite amahirwe yo kugitunga umusatsi. Ibi bintu biba bituruka kuri vitamine ziba zatangiye kubura mu mubiri wawe, cyangwa se ari uburwayi runaka bwaturutse ku yindi mpamvu bitandukanye na ba bandi batakaza umusatsi kubera impamvu za kanseri, cyangwa se kubera impamvu z'imiti bari gufata ya kanseri. Ibi bintu rero biratandukanye. Hari abantu batakaza umusatsi ugasanga igice runaka umusatsi watangiye ukajya ucikagurika, ukajya uvaho nyine, ugasanga hamwe utangiye kuzana uruhara. Hano naho byo mutaza kubyitiranya. Hari abantu batakaza umusatsi nabwo hari uburyo bundi bw'amaproduct bakoresheje mu misatsi yabo, ugasanga ukoresheje product mbi zicagaguye umusatsi wawe. Ariko nimba ari ibintu ubona bihoraho, waba wakoresheje product runaka cyangwa nta nizo wakoresheje, umusatsi wawe ukabona utangiye gucikagurika, gerageza ufate imbuto z'ibihaza cyangwa se pumpkin ku bantu mubizi gutyo. Imbuto z'ibihaza ujye uzihekenya cyangwa se ujye uzirya zonyine ziri raw mbisi. Imbuto z'ibihaza ziri mbisi zizagufasha kongera kugira ntuza y'umusatsi wawe, ugira umusatsi muzima, ugira umusatsi mwiza cyane. Ariko kandi mbibutse yuko ku bantu mushaka kongera umusatsi, kongera ingano y'umusatsi, ubwiza, gukora maske z'umubiri zo ku isura, ku isura yanyu, kongera ubwiza bw'uruhu rwawe mu buryo bwa fresheri cyangwa se bw'itoto, cyangwa se no gusa neza nta biheri ntaki. Reka nkubwire ngo baduhamagara kuri iyo nimero 88359691 0788359691 tukagufasha kubona product zagufasha muri ibyo byose. Abantu mushaka gutakaza ibiro, haba gutakaza ibiro mu gice cy'inda, gutwika ibinure mu nda, ndetse no kuba watakaza ibiro mu gihe ufite ibiro byinshi. Abantu mushaka kongera nyashi cyangwa se kongera amabuno, abantu mushaka gukemura ikibazo cy'umubyibuho ukabije, abantu mushaka gukemura ikibazo cyo kutagira amavangingo ndetse n'ubushake ku bagore, abantu mushaka gukemura ikibazo cy'amaribori ababangamiye, ndetse no ku bagabo. Reka naho mpite mboneraho umwanya mukoresha igihe gito mu gutera akabariro, wahamagara kuri iyo nimero ni 0788359691. Hanyuma rero tugeze ku bantu bagira intege nke. Hari ukuntu ubyuka ukumva ufite intege nke, ukumva urabangamiwe, ukumva nta kabaraga pe, bya bindi bavuga ngo ndumva nta kabaraga pe. Nimba ubyutse rero ukumva nta kabaraga, ukumva ntabwo umeze neza, ukumva wapi pe, ukumva byanze, fata dates cyangwa se dates, sinzi nimba abantu benshi muri buzimenye, ni imbuto zikundwa gukoreshwa n'abasilamu cyane. Izi ni imbuto nziza cyane, ushobora no kuzirya zonyine zikagutunga pe, kuko zirimo ibintu byose, zikubiyemo ibintu byose. Fata dates hanyuma uzihekenye, ziragufasha kugira
imbaraga, kongera imbaraga mu mubiri, kandi ziranongera na magnesium mu mubiri wawe, ndetse kandi izi dates zinongera iron cyangwa se fer cyangwa se ubutare mu mubiri wawe, utiri ukoresha ibinini, utiri ukoresha n'ibyo bindi byose. Hanyuma rero tugiye kurebera hamwe abantu bafite magnesium nkeya mu mubiri nanone, cyangwa se bafite bashaka kongera akanyamuneza muri bo, nabwo ushobora kurya cyangwa se kurigata cyangwa se gukanja chocolate zirabura. Chocolate zirabura nazo ziri mu bintu byongera imbaraga ndetse n'akabaraga n'akanyamuneza mu mubiri. Hanyuma hari abantu mugira ikibazo cyo kumagara, umwuma ushobora kureba umuntu gutyo ukanamubonamo ko afite ikibazo cy'umwuma, cyangwa se ukabona afite hormones cyangwa se hormone ze zirajagaraye. Hormone ze zijagaraye ni ukuvuga ngo hormone buri iyo zijagaraye zo mu mubiri, cyane cyane ku bagore batwite cyangwa se ku bakobwa cyangwa se abadamu bari mu mihango, iyo hormone zijagara ushobora no kuba wanarira ukumva ukarira nta kintu kikurijije ukagira umunabi, kumva ufite roho mbi, kumva nyine sinzi ukuntu ukumva ufite ibyiyumvo nawe utabona ukuntu wasobanura. Iki gihe rero ariko n'ibi ngibi ku bagabo nabo bijya bibabaho, hormone zikajagara akumva arabangamiwe akumva arabangamiwe. Iki gihe rero ufata chia seeds cyangwa se imbuto za chia, ukazishyira mu ntuza muri flaska cyangwa se muri thermos cyangwa se mu kandi kantu y'amazi ashyushye, ukazinikamo, hanyuma ukaza kuyungurura ayo mazi y'izo mbuto za chia seeds, ukagira gute ukazinywa. By'umwihariko ku bantu mufite hormone nkeya mu mubiri kandi ugasanga zateye ikibazo cyo kubura urubyaro cyangwa se cyo kubura imihango, ukabura imihango igihe kirekire kubera icyo kibazo, namwe wakora ubu buryo mvuze haruguru. Hanyuma rero ku bantu mukunda kumva nabwo mufite umunabi, ukumva wapi nta stamina rwose, nta vibes ufite muri wo, ukumva urabangamiwe, ukumva ufite nyine hari ukuntu bibishye, hari ukuntu umusemburo uba mu bwonko witwa estrogen uba wamajije kugabanuka, wa musemburo ushobora kuvubura imvubura zishobora gutera akanyamuneza cyangwa se iki, uba wagabanutse, uba uri hasi. Ikiriho rero ufata uba uri hasi cyangwa se nabwo wabaye mwinshi muri wowe. Icyo gihe rero ufata imbuto bita flax seeds. Flax seeds ni imbuto navuga ko zimeze n'ingano, nizo nganora cyangwa ahubwo ni uburo. Oya, ingano bazita wheat, zijya kumera nk'ingano, ni imbuto zijya gusa nk'ingano ariko ntabwo ari ingano. Ndazibashyira hano kuri screen yanyu, hanyuma uzirebe. Zijya kumera nk'ingano ariko ntabwo ari ingano. Ingano ubundi zitwa wheat seeds. Izi rero ntabwo ari zo, ahubwo zijya kumera nk'ingano ariko mu kuri si ingano, zijya gusa nk'ingano ariko si ingano. Izi rero urazifata ukazishyira mu mazi cyangwa se ukazihekenya, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Cinnamon rero, tugeze kuri cinnamon, ka gati cyangwa se ka karungo nyankunda kubabwira. Aka karungo uretse kugateka mu nyama gusa ngo ibiryo bihumure, uretse no kugakoresha muri bwa buryo, mu buryo bw'umwuka kugira ngo katarakitinge cyangwa se gakurure ibyiza muri wowe cyangwa se kuri wowe, aka kantu ushobora kugakoresha nabwo ushaka kongera insuline mu mubiri, kwempuruvinga cyangwa se gukemura ibibazo bya insuline ku bantu. Hano ndi kuvuga ku bantu bafite ikibazo cya diyabete, abantu bafite ikibazo cya diyabete, bafite n'abantu bafite hormone nabwo zitari balance, ziri unbalance, zitahura, zijagaraye nyine. Iki gihe rero ufata cinnamon yawe ugashyiramo amazi ashyushye muri cinnamon, hanyuma warangiza ukabinywa nk'icyayi. Ntababeshye, cinnamon kuyinywa mu cyayi ntabwo biba bihumura neza, ntibinaryoshye na gato, nubwo bwayo cinnamon ihumura ariko igiye mu mazi bimeze nk'inuka.
ariko iyo uri kubikoresha nk'umuti urihangana, umubiri wawe ugera igihe ukabimenyera ukajya wumva nyine birahumura nk'akacyayi keza, ukihangana ukabinywa. Ku bantu mufite diyabete ntabwo ari igitekerezo cyiza ko mushyiramo isukari cyangwa ibindi bintu, kereka nimba usanzwe ukoresha ubuki nabo bw'umwimerere, ariko byaba byiza uyikoresheje yonyine iri mu mazi y'akazuyaze ukayinywa. You get? Okay. Hanyuma rero ku bantu mufite ibibazo byo gusinzira nabi cyangwa se kubura ibitotsi. Kubura ibitotsi ukagira gutyo wihindukiza nk'ifiri ku ipanu, uhindukiza hepfo haruguru, left and right, wihindukiza nyine ibitotsi wabibuze pe. Ikintu rero ukora, ukoresha icyo bita chamomile tea. Chamomile tea ni ubwoko bw'indabo, reka nze mbabashyirire hano kuri screen yanyu. Ni indabo zimeze muri ubu buryo mureba. Iki kintu, izi ndabo iyo unyweye iki cyayi zibasha kumanura cortisol, zimanura cortisol yawe, hanyuma zikanabasha kuringaniza hormone zabaye disrupted cyangwa se zabaye derange, hanyuma warangiza ukabasha kubona udutotsi ugasinzira neza. Buriya hormone zivumbagatanyije, mwagiye mwumva ahantu nagiye nkoresha mvuga kuri hormone cyane. Hormone iyo zivumbagatanyije mu mubiri zirakatsindwa, zikora amahano. Niyo mpamvu ubona zagiye zigaruka ahantu henshi. Izi ndabo rero, ubu bwoko bw'izi ndabo muri kubona biri mu bintu byongera cyangwa se bikanashyira ku rugero rwiza, bikaringaniza hormone zawe mu mubiri. Ikindi zigashyira hasi cortisol yawe, ukabasha kubona ibitotsi no gusinzira neza, ukaruhuka neza. Hanyuma rero tugeze, ariko by'umwihariko hano, please pay attention kuri izi ndabo ku bagore mutwite cyangwa se ku muntu wifuza gutwita. Pay attention, stay away from this. Jya kure y'ibi bintu. Nimba utwite, nimba uteganya gutwita cyangwa se wifuza gutwita, ntukoreshe bino bintu please, kuko z'ubwazo zino ndabo zishobora gukora amahano. Ntabwo ndibuze kuvuga ibibi byazo kuri urwo ruhande, ariko si byiza ko wazikoresha ukeneye gutwita, ukeneye cyangwa se utwite, si byiza bizikoresha. Hanyuma rero tugiye ku bantu nanone bagira ikibazo cy'imihango ijagaraye cyangwa se imihango iryana cyangwa imihango iza mu gihe ijagaraye. Nshatse kuvuga ni kwa kundi imihango iza mu gihe kitari icyayo, ikaza uyu munsi, ejo ukongera ikabona iraje, cyangwa ukabona iraje hagacamo umunsi umwe ikagenda, ejo ukongera ikabona iragarutse, ihora igutesha umutwe. Nimba rero ufite kino kibazo cya bene iyi mihango ikujagaraza muri ubu buryo, nyabuneka fata izi sezame, ugire gute, uzihekenye. Sezame tugitangira nababwiye akamaro kazo mu buryo bwo mu mutwe cyangwa se bw'ubwonko, kurera ubwonko neza n'ibindi navuze. Ariko hano nabwo mu bintu bijyanye n'imihango cyangwa se gukemura ibibazo by'imihango ijagaraye ihora itesha abantu umutwe, izi sezame nazo zigenda neza cyane. Rero ndatekereza umukunzi wacu yari yatwandikiye adusaba kumusobanura ku bintu bijyanye no kubyimba amaguru n'ibindi, ariko mpise mboneraho n'umwanya wo kubasobanurira n'ibi ngibi. Ndakeka n'ibindi nzajya ngenda mbibagezaho uko Imana izajya igenda inshoboza. Hanyuma reka mbashimire cyane wewe wanye nanjye muri iki kiganiro, wakoze subscription, Imana iguha umugisha. Hanyuma nawe utarayikora nguhaye ikaze mu muryango wa Laila Wiz Show. Hanyuma dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video ikurikira, nakagaruka. Bye. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga mwarimu Kerema. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha aya makuru meza, kuko mwarimu Kerema niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze, uyishyura rimwe gusa, kandi wishyura ari ukumajije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jyewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mwabantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa mwarimu Kerema ni gukora booking
kubera ko ntabwo ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda abigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi intsinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, dukomeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Clement niho honyine.